hari impamvu ikinera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye, nukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe. Hari impamvu igintera, hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye, wankomereje umutima ucitse intege, wumvise gusenga kw'ijwi ryanjye, nukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe, wera ni wowe, wera ni wowe, wera 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 ni wowe. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka mana, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ni wowe dufite, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ni wowe ufite amagambo, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Nkunda umbwira ko nababariwe ibyaha, nkunda ko umbwira ko nababariwe ibyaha,
nkunda ko mbwira ko nababariwe ibyaha, nkunda ko mwami, mbwira ko nababariwe ibyaha. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Dushima buri munsi iyo twibutse iyo neza, dushima buri munsi iyo twibutse iyo neza. Ubuzima buramya Imana TV. Risi Limited, iki ni ikigo cy'ubucuruzi cya Croix Rouge y'u Rwanda cyabafunguriye hoteli nziza cyane iteye amabengeza. Iyi nta yindi ni yitwa Risi Kivu Breeze Hotel, iherereye mu mujyi wa Karongi. Uzahasanga amacumbi atagira uko asa hamwe na resitora nziza ifite ibanga mu guteka byihariye. Tubafitiye kandi sale y'inama yakira abantu benshi utasanga ahandi. Ngwino usangire ibyiza n'abawe muri Risi Kivu Breeze Hotel, wiyumvira amahumbezi aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone zikurikira: ni 0781854716, tukakwakira na yombi. Risi Kivu Breeze Hotel, igitego mu mahoteli. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze b'ubuzima buramya Imana TV. Dushimiye Imana ko yaturinze, yabanye natwe iraturinda tugeze uyu munsi turi bazima. Ntabwo tubifata nka garanti, ni uburinzi bw'Imana n'imbaraga z'Imana zikomeye. Imana ishimwe. Reka rero tubahe ikaze mwebwe mudukurikira muherereye mu nce zitandukanye zigize iki gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zigize iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara ya 6 ya diaspora. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nge nk'ibisanzwe ndi Joshua Ishimwe, ngira ngo murabibona kuri kamera zacu turi kumwe n'abaramyi n'abana b'Imana, abajene. Tubahaye ikaze muri studio z'ubuzima buramya Imana TV. Yego, Imana ibaho umugisha. Reka nk'ibisanzwe mumanze mwibwira abadukurikiye, hanyuma turagaruka dusenga twinjira muri session yacu yo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Karibu. Murakoze. Amazina nitwa Jean Damuntu Ndayishimiye, naye ndi umuramyi ushima Imana. Amen. Tuguhaye ikaze Damuntu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ingabire Aime, nkunda kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Yesu aduhane umugisha. Amen. Amen. Ubundi ntabwo ari ubwa mbere tubanye, ndetse na Damoro n'abasangwa ahangaha dusanzwe tubana nabo. Rero turabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo. Reka na pianiste wacu nawe atwibwire mu izina rya Yesu. Yene ngusanzwe ni pianiste David. Amen. Yego David, dusanzwe dufatanya mu masession yo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Hano nawe tumuhaye ikaze. Reka n'ubundi Ingabire manze ashima Imana, ayiragize uyu mwanya tugiyemo kugira ngo ibyo dukora byose ntaba ari twe, Umwuka Wera abane natwe.
Uwiteka Mana nziza, Mana igira neza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushyize hejuru ku bw'aka kanya keza k'umugisha uturemeye ngo tubanemo nawe, tugushyize hejuru kuko uri Imana ikwiriye guhimbazwa, uri umwami uri hejuru y'abandi bami, urakomeye urahambaye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi aka kanya Mana, tuje guhura nawe, tuje kunezerwa, tuje imbere yawe kukuramya ndetse no kuguhimbaza. Nyemerera mbere na mbere utweze, udutunganyirize kugira ngo twegere ahera hawe cyane. Twemerere Mana ukurure imitima yacu yiyegurire, twemerere Mana ubane natwe, twemerere utweze kandi udutunganyirize Mana kukwegera. Reka amaraso yawe atwoze kandi adutunganye. Reka ubwiza bwawe bwururukire ahangaha Mana, reka ubwiza bwawe bwururukire kuri buri wese wakira ubutumwa bwiza. Nyemerera rero ukomeze ubane natwe, turagutumiye Data, turagutumiye kugira ngo ukomeze udushyigikire. Reka ineza yawe ibe hagati muri twe, urakoze kandi Mana turabigushimiye kugiye kubana natwe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Yego, nshuti bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV, tubahaye ikaze, ni karibu dufatanye kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Imana ibahe umugisha. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha ni umutwaro wambuye ku mugongo. Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha ni umutwaro wambuye ku mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima ndashima yamba nziza,
nziza ariko cyane cyane ndashima umwami ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ahiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano hahiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano hahiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano hahiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntaza kuvaho tukajya hehe handi niho ufite amagambo meza y'ubugingo uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana niryo ryatoranijwe uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana niryo ryatoranijwe zahora nkwisunga ushoboye byose kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe nzahora nkwisunga ushoboye byose kuko
imigambi yawe ari myiza kuri twe. Uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko kumana iryo ryatoranijwe. Uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko kumana iryo ryatoranijwe. Zahora mwisunga ushobora byose, imigambi yawe ari myiza kure. Nzahora mwisunga ushoboye byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri. Zahora mwisunga ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri. Twakuvaho tukajya hehe, tukajya handi, niho ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ni wowe dufite, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ni wowe ufite amagambo, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza mwami, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umunyaga ubutware bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo.
wanesheje satani umunyaga ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo 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 ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro ni icy'umwana w'intama mu ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro ni icy'umwana w'intama mu ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro ni icy'umwana w'intama mu ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro ni icy'umwana w'intama mu ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro ni icy'umwana w'intama icyubahiro ni icy'umwana w'intama icyubahiro ni icy'umwana w'intama icyubahiro ni icy'umwana w'intama mu ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza reka ndabivuge uri
Yesu uri mwiza, reka mwami nkuririmbe, uri mwiza, wankunze ntabereye, uri mwiza, ibyo wakoze ni byiza Mana, uri mwiza, akira ishimwe Mana, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka mwami ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka ndabivuge, ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, reka mwami ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka mwami, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka nkuririmbe, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka ngushime, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka mwami ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka Mana, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Mbiginera guca bugufi, nkaririmba indirimbo zishimwe, wankomereje umutima ucitse intege, wumvise gusenga kwijwi ryanjye, turirimba hari impamvu, hari impamvu iginera guca bugufi, nkaririmba indirimbo
zishime wankomereje umutima ucitse intege numvise gusenga kw'ijwi ryanjye nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe nukuri umutima wanjye nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe 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 hari impamvu ikinera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igintera hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege umvise gusenga kw'ijwi ryanjye nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe wera ni wowe wera ni wowe wera 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 ni wowe uri soko y'amazi meza amara inyota uri iriba ryiza ry'ubugingo nkunda ko mbwira ko nababariwe ibyaha uri soko y'amazi meza amara inyota uri iriba ryiza ry'ubugingo nkunda ko mbwira ko nababariwe ibyaha nkunda
nkunda ko umbwira ko nababariwe ibyaha. Turimbane nkunda ko umbwira ko nababariwe ibyaha. 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 Nkunda ko mwami umbwira ko nababariwe ibyaha. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Yego ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Nagitegereje ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. 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 Yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga warabizi. Ejo bundi yaraturamiye, yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga warabizi. N'ejo bundi yaraturamiye, yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga warabizi. N'ejo bundi yaraturamiye, kandi si ibanga warabizi. N'ejo bundi yaraturamiye, kandi si ibanga warabizi. N'ejo bundi yaraturamiye. Dushima buri munsi
iyo twibutse iyo neza dushirimo buri munsi iyo twibutse iyo neza dushirimo buri munsi iyo twibutse iyo neza. Yego, dushimiye Imana ko yabanye natwe nshuti bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV. Ngira ngo mwanezerewe, mwanejejwe n'izi ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Imana ibaha umugisha, kandi reka dusabire umugisha abaramyi bacu. Ngabire, Imana iguha umugisha. Damuru, Imana iguha umugisha. Na pianiste wacu uri kuri piano, utwo tuntu muri kumva niwe ni David ubiri inyuma. David, nawe Imana iguha umugisha. Yego, reka n'ubundi dusoza, reka dusoze n'isengesho. Damuru noneho adusengere, asabire umugisha abari bakurikiye iki kiganiro cy'uyu munsi, abasabire umugisha, abasabire imbaraga, abasabire ibyiza byose bifuza bari gusengera muri iyi minsi. Uwiteka Imana abibahe, kandi usengere n'iyi worship session kugira ngo nigera mu mitima y'abantu izabafashe, izabahembure, bazumve baguwe neza muri Kristo Yesu. Yego, naha dusoreje rero ikiganiro cyacu, ariko ubaye wifuza kuduha inama cyangwa igitekerezo, cyangwa wifuza ko dufatanya umurimo, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri iyi nimero iri hasi ku kiganiro. Nge twari kumwe, ndi Joshua Ishimwe nk'ibisanzwe. Reka Damura dusengere tunagenda tubabwira ngo bye. Uwiteka turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe dutangira mwami, twakwiyambaje. Uwiteka waje ubana natwe, ibyo twakoze hano byose mwami ari kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, twarimbaga mwami ko uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko Uwiteka Nyiringabo, iryo buye niryo ryakomeje imfuruka. Uwiteka Nyiringabo rero turagushimye ko wabanye natwe, tugushimiye mwami Imana ikomeye ko ugikomeje kutugirira neza. Tugushimiye Uwiteka Nyiringabo ku ndirimbo twaririmbye hano hantu, turasenze kugira ngo Uwiteka mwami ubuzazumva wese zizagera aho zimukura zijya naho zimugeza. Uwiteka Nyiringabo, zizamubere ikiraro, zizamubere urwego rushaka kumutambutsa mu bibazo, zizamubere urwego rushaka kumutambutsa. Uwiteka Nyiringabo, ageze aho bikomeye, ujye ukomeza kuturengera, ujye ukomeza kutugira neza, kandi ufashe buri wese mu byo akora byose. Imana igira neza, twambika imbaraga, udushoboze muri byose, ntabwo ari twebwe ahubwo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ciao, Imana ijyana namwe. ubu tuvugana mpagaze hafi neza y'amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu, Banyakarongi, ndetse namwe mutembera muvuye mu nce zitandukanye muza muri uyu mujyi wa Kibuye. Ese waba ukeneye keke nziza, iza anniversary, iz'ubukwe, iza blood shower, cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye, hamagara Joshua Bakers, arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 7 432 7. Joshua Bakers, we are always here for you. Ubuzima buramya Imana TV.